Umwamerikani artist akaba na art director witwa Ruben Chavez yigeze kuvuga ati umuntu uzabawe mu myaka 5 iri imbere bigendera cyane ku makuru ushyira mu mutwe wawe uyu munsi. Hitamo neza ibitabo usoma, hitamo neza abantu umarana nabo igihe, unahitemo neza ibiganiro winjiramo uyu munsi. Hari n'izindi sigamigani zamamaye cyane zivuga ziti iyo ufite ibigoryi 9 cyangwa se inshuti ziri negative 9, hora ikigoryi cya 10 icyari cyo. Nyereka inshuti zawe ubundi mpite nkubwira uwo uri we. Izi sigamigani zose zivuga ukuri. Wari ubizi? Izi sigamigani zose zivuga ko uri umusaruro w'ibigukikije n'abagukikije hamwe n'amakuru ushyira mu mutwe wawe umunsi ku munsi. What's up my fellow traders? Urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy. The place where all Rwandan and Burundian traders learn it. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza akamaro k'ingufu cyangwa se imbaraga za company ukurikira mu gihe watangiye cyangwa se uteganya gukora iyi business ya online forex trading. Nge nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Urasubscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo yose inshuti zawe zose ubona ziyakeneye koze share. Reka dukomeze twirebere akamaro ko kuba muri group imwe n'abantu bakora uyu mwuga wa online forex trading. Isomo rya mbere igice cya 7. Akamaro k'ingufu zo kwihuza n'abandi mu gihe ukora forex trading. The power of association by trading forex. Alright, ese byakumarira iki kujya muri group imwe n'abandi bakora iyi business ya online forex trading? Turebe izo mpamvu. Mu gihe ufashe umwanya wawe ukareba ku kintu runaka cyangwa se ku muntu runaka ushaka inspiration cyangwa se motivation, ako kanya uhita utangira kugira imico nk'iy'uwo muntu, ugatangira kwitwara nk'uwo muntu, rimwe na rimwe ugashaka gukora ibyo akora. Imitekerereze y'umuntu ni rwo rufunguzo rwa mbere rwo kwihuza n'abandi bantu no gufata imico nk'iyabo. Ugomba gutoza imitekerereze yawe kureba ikintu cyanyacyo n'umuntu wa nyawe ugukurikira mu gihe ukora iyi business. Fora neza uwo uzaba we mu myaka 5 iri imbere mu gihe wirirwana n'abantu bakeneye mu mutwe, mu gihe wirirwana n'abantu bahorana imyizerere yuzuyemo inzitizi iri negative. For uzaba we mu myaka 5 iri imbere mu gihe wirirwana n'abantu bahora batesha agaciro buri kimwe cyari cyo cyose, sometimes batanasobanukiwe icyo kintu. For uzaba we mu myaka 5 iri imbere mu gihe wirirwana n'abantu bari negative bitesha agaciro impande zawe. Muri za high school iyo wabaga uri muri group imwe n'inshuti zawe, washoboraga gukurikira cyangwa se kujya muri group irimo abantu ubona ushaka kuba nkabo, mufite inyungu zimwe mushaka, mwizerera mu bintu bimwe cyangwa se mukeneye ibintu bimwe. Iyo wajyaga cyangwa se wakurikiraga group nziza cyangwa se mbi, washoboraga kuba wafata imico nk'iyabo bantu ugakora nk'ibyo bakora cyangwa se ukamera nkabo. Icyo nicyo twita ingufu cyangwa se imbaraga zo kwihuza n'abandi bantu. Aho niho havuye umugani wa Kinyarwanda uvuga uti ihene mbi ntuyizirikaho iyawe. Ugomba gukoresha inyurabwenge yawe mu gihe uhitamo company ukurikira. So muri iyi business ya online forex trading ugomba gutoza imitekerereze yawe kwihuza n'imitekerereze y'abantu bari muri mission imwe nawe, ariko abo bantu bakaba baramaze kugera kuri iyo mission, bakaba baramaze kugera ku ntego zabo. Alright, ntago ukeneye kuba uri kumwe nabo amaso ku maso cyangwa se physically. Icyo ukeneye ni ukuba uri online, kubera ko group zimwe na zimwe cyangwa se association zimwe na zimwe ziri online, nko kuri za Telegram, kuri za Facebook, kuri WhatsApp n'izindi. Nkuko umu business coach w'umunyamerika akaba umwanditsi w'ibitabo ndetse akanaba na motivational speaker Tony Robbins yavuze, success cyangwa se kugera ku ntsinzi buri gihe bigendera ku kugendera ku bandi bantu. Iyo ushaka kugira ikintu ugeraho, shaka umuntu runaka wageze ku byo ushaka kugeraho, nurangiza ukore kopi y'ibyo akora, nawe nibwo uzagera ku byo yagezeho. Alright, uko Tony Robbins yavuze. Guys, niba uzi neza ko hari umuntu runaka ukora cyangwa se wakoze ikintu runaka, ntuzigere ugira uwo wemerera ko akubwira ko nawe udashobora gukora icyo kintu. Icyo ugomba gukora ni iki? Ni ukureba neza koko ibyakozwe ari ibyanyabyo, ukamenya neza uburyo byakozwemo. Wabona nawe witeguye kunyura muri izo nzira, nta na kimwe gishobora kuguhagarika nawe kutabigeraho.
So nk'umunyeshuri cyangwa se wowe ugitangira iyi online business ya forex trading, icyo gukora ni iki? Ugomba gufata inshingano zawe zose zijyanye na buri kimwe icyo ari cyo cyose kigendanye n'iyi business uzakora. Ariko kwihuza n'abandi bantu bakora iyi business birakenewe kuri wowe. Ukeneye kuba muri timu imwe y'abantu mubona icyerekezo kimwe. Kwihuza n'abandi bantu bamaze kugera ku ntego zabo ushaka nawe kugeraho kandi biteguye gukora cyane kugira ngo bagere ku zindi ntego, ni iby'agaciro kuri wowe. Uzahungukira motivation, uhabonere inspiration hamwe n'amakuru ya nyayo azagufasha mu rugendo rwo gukora iyi business ya online forex trading. Alright, Robert Kiyosaki mu gitabo cye cyitwa Rich Dad Poor Dad yaravuze ati, kubona miliyoni y'amadolari y'ubuzima bwawe bwose bisaba gukangura ubwenge bwawe cyangwa se guhamagara ubwenge bwawe bw'ubukungu, ubwenge bwawe ngengabukungu. Yizera ko buri umwe uwo ari we wese afite ubwenge ku bijyanye n'ubukungu businziriye bukeneye gukangurwa. Yaravuze ati, ubwo bwenge businziriye kubera iki? Yaravuze ati, businziriye kubera ko umuco wacu watwigishije ko tugomba kwizera ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Umuco wacu waduteye umuhate wo kujya kwiga tukaminuza mu kintu runaka, noneho tukabaho dukorera amafaranga, ariko bigeze batwigisha uburyo twatunga amafaranga ashobora kudukorera. Muri make twigishijwe kuba abacakara b'amafaranga aho kugira ngo batwigishe uko twabona amafaranga ashobora kutubera abacakara cyangwa se kudukorera. Alright, Napoleon Hill mu gitabo cye cyitwa Think and Grow Rich cyagurishijwe amamiliyoni n'amamiliyoni y'amakopi yaravuze ati, experience yemeje neza ko umuntu wa nyawe mwiza wize ari wa wundi uzwi nka self made cyangwa se self educated. Arongera aravuga ati, bisaba ikirenze kure y'diguri kugira ngo umuntu runaka abe ari umuntu wa nyawe koko wize. Umuntu wa nyawe wize ni wa wundi wize kubona icyo ashaka mu buzima bwe atabangamiye uburenganzira bw'abandi. Arongera aravuga ati, education cyangwa se imyigire ntago igizwe n'ubumenyi gusa, ahubwo igizwe n'ubumenyi buhora bukoreshwa kandi neza. Ati, abagabo hano hanze ntibakorera amafaranga cyangwa se ntibishyurwa n'ibyo bazi gusa, ahubwo bishyurwa n'ibyo bakora bitewe n'ibyo bazi. So ubasha kwihuza n'abo bantu bizagufasha gukangura imitekerereze yawe, nawe ubashe gukorera amafaranga nk'uko bayakorera. Kwihuza n'abamaze kugera ku byo ushaka kugeraho ni byiza kuri wowe kuko bishobora gutuma ugera ku ntego zawe kandi vuba vuba. Aba forex traders benshi hano hanze bamaze kuba successful cyangwa se bamaze kugera ku ntego zabo, bagiye banyura mu nzira zigoranye zirimo kurara amajoro badasinziriye, borrowing se cyangwa guhombya ama account menshi ya trading, kwangirika mu marangamutima yabo, gutsindwa cyangwa se kugerageza byanga, kwishyura aba mentors cyangwa se aba coach babafasha muri uru rugendo rwa forex trading, hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Urugendo rwo kugera ku ntego zabo muri make ntirwari rworoshye, ariko babashije kubonera ibisubizo muri urwo rugendo. Kugeza ubu ngubu aho bahagaze cyangwa se ubutunzi bafite, ni abantu bake kuri iyi si bashobora gupfundura inkweto zabo. Nawe wabigeraho, komeza wisunike paka ugeze ku ntego zawe. Alright, hano hanze buri umwe uwo ari we wese aba afite inzozi z'ibyo ashaka kugeraho, ariko ntago abantu bose baba bafite inzozi zimwe. Reka turebe ibyiciro bitanu by'abantu batandukanye n'uburyo abantu baba batandukanye mu nzozi zabo, ubundi urebe icyiciro cy'abantu ugomba gukurikira cyangwa ugomba guhanga amaso yawe. Turebe icyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere tugisangamo ba bandi bafite inzozi z'ahashize. Aba bantu baba bizera ko ubuhangange bwabo bw'ibyo bagezeho buri inyuma yabo mu hashize. Uzumva bavuga stories z'ibyo bagezeho mu gihe bari mu mashuri, mu gihe bari mu bisirikare se, ibyo bakoraga mu gihe bari mu makipe bakinagamo mu bigo by'amashuri, ibyo bakoraga mu mafamu aho bakuriye baragiye se cyangwa bahinga. Abo bizera ko ibyo bagezeho cyangwa ubuhangange bwabo buri muri ibyo bintu byahashize. Ariko uzagerageze kubajyana mu biganiro bivuga ko hazaza, ubundi wumve uko bakubwira. Bazahita bazunguza imitwe yabo, ubundi bakubwire ko isi irimo kujya mu kuzimu.
Witegereje neza umuntu ufite inzozi z'ahashize, uwo muntu ubuzima bwe buba bwararangiye. Ntabwo aba yarapfuye bya nyabyo ngo ajye mu mva, ariko aba yarapfuye ahagaze. Inzira zonyine zo kuva ibuzimu akajya ibuntu aba ari ukongera gukangura inzozi ze, agashaka ikindi cyerekezo. Iyo ni gurupe ya mbere cyangwa igice cy'abantu baba bafite inzozi z'ahashize. Alright, tujye mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri tuhasanga babandi bagira inzozi ariko bakagira inzozi ntoya. Aba ni bantu benshi baba hano hanze usanga bafite inzozi z'ibyo bashaka kugeraho, ariko bagashyiraho limits cyangwa se inzitizi muri izo nzozi zabo, bakigirira inzozi ntoya kubera ko ariyo nzira yonyine ituma bumva batuje mu mitima yabo kubasha kugera kuri izo nzozi zabo. Nibwo bumva bifitiye icyizere muri bo mu kubasha kuzigeraho. Ikindi kintu gitangaje kuri aba bantu nuko niyo babonye izo nzozi zabo ntoya bashobora kuzigeraho vuba, ntibabikora kubera ko baba babona baramutse babikoze ntacyo bazasigarana berekezaho indoto zabo. Mu yandi magambo, bihitiramo kwibera mu buzima buri aho buciriritse aho kugira ngo bafate amarisiki ashobora gutuma baba mu buzima bwagutse. Imyaka izashira ujye kumva wumve baravuze bati nakabaye ibi bintu narabikoze, ariko reba imyaka ishize yose sinigeze mbikora. Abo ni abantu dusanga mu cyiciro cya kabiri mu bwoko butandukanye bw'abantu bafite inzozi hano hanze. Alright, mu cyiciro cya gatatu tuhasanga babandi bagera ku nzozi zabo ariko barangiza bakabaho bari bored nta byishimo. Uzajya kumva wumve baravuze ngo mu myaka ishize inzozi zanjye zari ukuba iki ngiki, ubu namaze kukiba, nishimira kukiba, ndya amafaranga rwose cyamaye, ariko mbayeho mu buzima buri bored, mba numva nta byishimo, mba numva nanyuzwe, mba numva mfite icyo mbura. Abantu bameze gutyo baba bakeneye gukangura izindi nzozi z'ibyo bashaka kugeraho. Alright, hano muri iyi group y'aba bantu bafite inzozi zimeze gutya niho dusanga abantu benshi bagiye biga amashuri bashakaga kwiga, nyuma bakabona za degree bakagraduatinga rwose, bakagira n'amahirwe bakabona utuzi tw'ibyo bigiye, bagahembwa imishahara, ariko nyuma bakabaho ubuzima buri bored nta byishimo. Baba bumva batanyuzwe n'ibyo bagezeho. Muri make, kugira ngo bave muri uko kuba bored cyangwa se kubaho nta byishimo, baba bakeneye kugira izindi nzozi ubundi bakazikurikira. Ubu ni ubwoko bwa gatatu bw'abantu cyangwa se bw'amagurupe atanu y'abantu baba bafite inzozi hano hanze atandukanye. Alright, mu gice cya kane tuhasanga babandi bagira inzozi ngari zagutse ariko ntibagire plan yo kugera kuri izo nzozi, bikarangira nta na kimwe bagezeho. Aba ni babandi uzumva bavuga bati reka nkubwire ikintu kimwe, mfite plan imeze gutya na gutya, iki n'iki bintu bizatandukana ubundi nkafate kabisa, mfite imipangu mishya, ndashaka kugera kuri ibi, ngiye gukora cyane, umwaka utaha nzakwereka ikinyuranyo, nzaba nakoze ibi cyangwa se ngeze kuri ibi. Noneho umwaka ugashira undi ukaza, mwazahura ugasanga aracyavuga bya bindi yavugaga, nta ntambwe n'imwe yigeze atera ishobora gutuma abigeraho. Muri make, aba ni babandi bubaka etaje ku munwa ariko ntibagire igikorwa na kimwe bakora. Abantu nk'aba bakabaye bakora iki? Baherereye hano bagakomeje kugira izo nzozi zabo ngari, bakagira plan y'uburyo bagomba kuzigeraho, hanyuma bagashaka itimu cyangwa se ikipe ishobora kubafasha kugera kuri izo nzozi zabo, undi bagatera intambwe ya mbere igana kuri izo nzozi zabo. Bagerageza kubigeraho bifashije, ariko ukuri nshobora kukubwira nuko hano hanze ari abantu bake babashije guhindura inzozi zabo impamo bifashije, nta bandi bantu babafashije cyangwa se babateye imbaraga. Alright, twagiye kuri gurupe ya gatanu mu bwoko butanu butandukanye bw'abantu bafite inzozi zitandukanye. Umwanya wa gatanu tuhasanga babandi bagira inzozi zagutse, barangiza bakagera kuri izo nzozi, noneho bakongera bakagira izindi nzozi ngari nazo bakazikurikira. Ntekereza ko buri umwe uwo ari we wese yakabaye aherereye ahangaha, witegereje neza ku isi yose uko abantu bagenda barutanwa, wahita ubona neza ko ari nako barutanwa cyangwa se batandukanye ku byo bashaka kugeraho. Abantu bagiye bagera ku bintu binini byagutse babigezeho kubera bari bafite inzozi zagutse, noneho bakagira na plan y'uburyo bagomba kugera kuri izo nzozi zabo zagutse. Nanone babandi babayeho mu buzima buciriritse nabo baba bafite inzozi ntoya z'ibyo bashaka kugeraho, bikarangira ari byo bagezeho. Alright,
Hano hanze hari abantu bafite inzozi zitarenga isibo batuyemo, hari abafite inzozi zitarenga umudugudu batuyemo, hari abafite inzozi zitarenga akagari batuyemo, hari abafite inzozi zitarenga umurenge batuyemo, hari abafite inzozi zitarenga akarere batuyemo, hari n'abafite inzozi zitarenga intara batuyemo, hari n'abafite inzozi zitarenga igihugu batuyemo, hari n'abandi bafite inzozi zamaze kurenga igihugu batuyemo zigafata umugabane batuyemo, hari n'abafite inzozi zamaze kurenga umugabane batuyemo noneho izo nzozi zabo zigafata isi yose, hari noneho n'abamaze kurenga isi yose ngo barimo gushaka uko bajya gutura ku yindi migabane nka za mazi. Ni wowe ugomba guhitamo abo ugomba guhanga amaso yawe. Alright, iyo ushaka guhindura uwo uri we bihera mu guhindura ingano y'inzozi zawe. Ushobora kuba ubu nonaha nta kintu uriho, ariko ubukene bubi bwa mbere ni ubukene bw'imitekerereze, aribwo uzirinda mu buzima bwawe bwose, nibwo bukene bubi. Ushobora kuba ubu nonaha ukennye ariko ugakomeza ukaba umukire mu ntego z'ibyo ushaka kugeraho, ukaba umukire mu mitekerereze, ukaba umukire mu muhate, ukanaba n'umukire mu kwiyemeza. Uko waba ukennye uko ariko kose cyangwa se uri buroke, inzira yonyine yo gukomeza gukena ni ugukena mu mitekerereze no kuva ku nzozi zawe ushaka kugeraho. Ntuzigere uva ku nzozi zawe gutyo uko wiboneye. Alright, dore ngaya amwe mu magambo azica inzozi zawe akunda gukoreshwa n'abantu bamwe na bamwe, sometimes babandi bavuye ku nzozi zabo cyangwa se batazi icyo bashaka mu buzima bwabo. Uzajya ukumva wumve baravuze ngo ntushobora gukora iki kintu kirimo risike nyinshi. Waba uzi abantu benshi bagerageje gukora iki kintu bakananirwa bikarangira batsinzwe bakava ku bintu. Wiba ikigoryi, ibyo bitekerezo bivanye he? Ibi bintu ushaka gukora haba hari umuntu wo mu muryango wawe cyangwa se uturuka aho uturuka wigeze ubikora? Nimba ari igitekerezo cyiza waba uzi umuntu wigeze agikoraho, ariko wagiye ureka kwipasa muremure. Nagerageje gukora ibi bintu imyaka myinshi ishize, reka nkubwire uburyo bidashobora gukora wa muswa we. Erega ibi bintu nta muntu uturuka mu bihugu bitaratera imbere ushobora kubikora, bikorwa na ba bantu bo mu bihugu byateye imbere gusa. Yes, of course, nibyo amakuru akennye cyangwa se amakuru ataraya nyayo ntacyo ashobora kukugezaho. Amakuru akennye ya fake niyo arema abantu bakennye. Abantu benshi hano hanze bakennye kubera iki? Bakennye kubera ko bafite amakuru ataraya nyayo y'uburyo ibintu bikorwamo kugira ngo biteze imbere. Bafite misleading information. Abantu benshi bakennye kubera ko barimo gukoresha amakuru yo mu myaka y'ubuhigi, ayo mu myaka y'ubuhinzi n'ubworozi, hamwe n'ayo mu myaka y'inganda, bakayahurutura bakaza bakayakoresha mu myaka ya information na technology. Mu myaka yabanje byasabaga ko ugira uruganda, ukagira amaranshi y'inka nyinshi, ukagira ibirombe by'amabuye y'agaciro cyangwa se amariba ya za peteroli kugira ngo ube umukire. Muri iyi myaka tugezemo, amakuru yonyine yirirwa atembera kuri za computer na za smartphone, ubw'ingufu za internet na technology yaguhindura umukire. Urugero nk'aba YouTubers, aba forex traders barabigaragaza. Ntabwo ukeneye ibintu bigaragara n'amaso yawe nk'ubutaka, amariba ya za peteroli, ibirombe by'amabuye y'agaciro cyangwa se inganda kugira ngo witwe umukire. Alright, so guys, wowe uteganya cyangwa se uhanze amaso urugendo rukuganisha mu kwishyura ukizana mu bukungu, nko gukora trading y'amasoko y'ubukungu aba online nka forex trading, commodities, ama option, ama ETF, ama stock market, futures, ama indices na za bitcoin n'ibindi. Wowe uri interested cyangwa se ufite intego zo gukora ishoramari, gutanga services runaka cyangwa se gucuruza ibicuruzwa runaka, kwinjira muri real estate, kubaka legacy yawe cyangwa empire yawe, ubwami bwawe, cyangwa gukora ikindi kintu kigendanye na business, uko byagenda uko ariko kose uzakenera umuntu wa nyawe usobanukiwe icyo kintu impande zawe. Icyo nicyo twita the power of association. So nimba uri muri iyi business ya online forex trading, kujya muri group imwe y'abantu mubona icyerekezo kimwe, bamaje kugera ku ntego zabo, n'iby'igiciro kuri wowe uzayigira byinshi. Urakoze cyane gukurikira iri somo, kora subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo yose inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira.
bye bye.